Bwana Karekezi ndagira ngo mbwire ikintu kimwe urebere no kuri abo batutsi bari barahunze za 59 bakajya iyo bari baragiye hose ntabwo bigeze bagira amashyaka abiri. Ndumva ngo wari ufite ishyaka rye ari Dr. Rudasingwa nawe baramwicaye bamubwira yuko bagomba kugira ishyaka rimwe naryo arisenyera muri FPR baje bose bibumbiye mu ishyaka rimwe. Mu gihe natwe rero nk'abahutu tukiri hanze tugishaka gufundwa kwirukana aba bagome ntabwo ari abantu bose bavuye hanze akagasiko k'abatutsi babibone bindatwa bumva yuko ngo tugomba kubabera abaja kugeza igisi zarangirira. Ntabwo twagombye gutandukira ngo dutandukire legacy z'abakurambere bacu. Ubundi abahutu bose iyo muva mu kajya ntabwo muduka mufite ishyaka rimwe ryitwa MDR Parmehutu finish club. Ibyo kwirwa ngo RD wati reka mbashimire mbifurize amahoro y'Imana ngiye tonese nk'ibisanzwe nari ngira ngo mwumve iyi message y'uyu mugabo ngira ngo n'uwitwa Bosco reka nanamusuhuze. Ngewe muri message yatanze numvise harimo kuri ntawe ubangamiye ntawe uhutaje ntabwo FPR Rwanda yigeze ikora amashyaka abiri ni ishyaka rimwe ariko buri muhutu wese barashaka kwitwa perezida. Ibi bintu by'amashyaka bimaze no gutera ishozi n'ibibazo kuko ni ibintu biraho by'ubusikama ni ibintu biraho ngaho by'ubujura ni ibintu biraho ngaho ubona nta mumaro byageza ku bantu. Ni impamvu ki abahutu n'abatutsi mutajya muri iyo shyaka? Reka tureke wenda abo bandi da bafite rano yabo rano. Ese kuki abantu batajya muri MDR cyangwa se ngo bajye muri Parmehutu? Kuki mushaka gusiga igicumbi cy'ababyeyi tubasukuru banyu mukajya gushaka ibindi? Aho ntago ariho nje gusa numvaga iyi message nayisangiza umuntu wese witwa umunyepolitike. Mutekereze kabiri. Kayibanda niba yarakoze byiza kuki igiti cye kitakomeza gushimangirwa. Twakomeje mbaye ikaze mwe mwese mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abandi bari hirya no hino ndetse nari kumugana y'isi itandukanye. Reka mbabwire amakuru ngiye kubagezaho ni amakuru y'ingenzi kandi yihutirwa. Ni Goma ndacyari Goma ndagaruka ku kabereye Goma. Erega akarinyo mukari guhinda ndaza kugaruka kuri mpatsi bihugu aho bazanye undi muvuno mushya. Ndaza kugaruka kuri kumyigaragambye n'ubundi yatangijwe nyuma ya rupfu wa mubyeyi w'umufaransa witwa Karine. Hanyuma rero ndagira ngo mbabwire nti ndashaka kumanza guhera umanze nshimire ntarakomeza nshimire Espagne. Igihugu cya Espagne kimaze kwiyopoza muri igihugu gikomeye ariko cyagaragaje ko kidashobora gushigikira ubwicanyi buri gukorwa na Amerika buri gukorwa na Israel batera igihugu cya Iran ndetse bakaba bamaze guhamagaza abambasaderi babo ko bagomba kuvayo. Abo nabera ariko abanyafurika shwi kuki murebera ikibi kurwanya ikibi murwanya shitani nayo izabahunga. Nayo mpamvu nti rero burya ntago wakira karengane utaramiye uburenganzira bwawe. Reka dushimire iki gihugu cya Espagne cyamaze kugaragaza aho gihagaze kandi cyanze akarengane kikakamagana ku mugaragaro. Abantu muri Espagne mbona n'umwanya wo kubasuhuza mwese mbasuhuza cyane kandi muga ngo mukomere. Hari abantu benshi zacu abantu mwihaye Imana reka mbasuhuze cyane kandi bagira ngo mukomere cyane. Turakomeje ndagira ngo mbabwire nti duhere hano Igoma ariko kandi ndaza kugaruka no kubihano nko bafashe ibihano. Hari ikinamico dimaze gukorwa n'ubundi Kagame afatiye ibihano kandi aracyasahura baracyacuza abagore. Ndagira ngo ni ibintu bigomba kwamaganwa ariko hagakorwa n'imbaraga zanyu. Ndagira ngo manze mpere nihute mpere hano Igoma. Uyu munsi Goma habyukiye imyigaragambyo yakozwe n'abaturage bamagana ngo ubwicanyi bwabereye ejo Igoma ntago ari ngo n'ubwicanyi bwabereye ejo Igoma bukozwe na RDF Inkotanyi. Icyo gitero ni igitero cyagabwe ku nzu
cya drone ya kamikazi. Turabizi ko muri Goma cyangwa se mu kiswe zone ya Goma harimo kuberamo ibitero bya drone za FARDC kandi nibyo cyangwa se za Wazalendo, ni Wazalendo mbabarire, ariko kandi ntabwo yigeze igaba ku bitero ku bantu b'abakozi ba Loni, ni Kagame wabikoze. Ibyo nibyo byamaze kumenyekana mu itangazo. FARDC yamaze gushyira ahagaragara yamiyanze kubihakana, ariko bagumya kwitana bamwana hagati y'ibihugu bibiri. Ariko kandi amakuru akomeje kuza ashinja n'ibimenyetso byemeza ko RDF ariyo yakoze icyo gikorwa kugira ngo ibe ihumetse ihuhirwemo. Aba bantu murabazi neza amayeri yabo, muzi neza uko bakora. Abantu batatinya gutangaho igitambo Rwigema, Kagame akamwica kugira ngo afate ubutegetsi, ninde wundi yatinya? Kandi amakuru dufite nuko ngo Rwigema buriya ngo niwe wazanye Kagame ari muto, aramutoza amushyira hafi yamukura aho yarari ubuzima arimo simbwinjiramo sinabuzi cyane ngumva gutyo. Ariko bageze bamaze kugera ku mata cyangwa se abonye ko ibintu umushinga mushize mushoboka ahita mwica. Ni Kagame wamwishe, byavuzwe na Mupende. Mupende nawe bivuze, ari muri Amerika, ni major kandi yari inkotanyi, yari ofisiye y'urugamba. Urumva rero ntabwo wabihakana kuko ari kumwe na Rwigema muri Kagame wamwishe, yarabivuze. Ubwo rero nimba atarategeye kwica Rwigema, ntabwo atinya kwica Umufaransa kugira ngo arangaze abantu. Ariko nkibaza se umuntu we ni gutaha apfa hamaze iminsi hafi 1000 muri Goma, ngaho muri Gishishe hapfuye abantu, hari urwibutso rw'abahutu barimbuwe na Kagame n'agatsiko ke k'abatutsi k'indatwa. Ni umunsi ntiwagezwe muri kiko, ariko umuntu umwe arapfuye n'undi ziri kuvuga wayi. Ntabwo nishimiye urupfu rwe, ariko se amaraso y'umwirabura n'amaraso y'umukongomani, amaraso y'umuhutu, amaraso y'umuzungu aratandukanye. Abahutu ko bashize, ko tutarumva induru ziri kuvuga ahantu hose, imiryango yose yahagurutse, abaperezida bose bahagurutse, umuntu mwongera abahutu barunze Gishishe, mwongera abahutu baguye hariya Ikibumba, amasiteri barunda mu byobo munsi y'amakoro n'iki byose, mwongera abahutu basenegeye mu buvumo hariya haruguru Nyakanama hariya mu Ruhengeri. Abo bose n'abahutu bicwa. Ntabwo tumva imyago mpuzamahanga ihaguruka. Ntabwo ni mwe mushobora kurengera uburenganzira bwanyu, nta wundi uzaburengera usibye mwebwe. Aha rero ndagarukaho gato cyane batangije imyigaragambyo ngo yo kwamagana ubwo bwicanyi. Abaturage bari guhatirwa kujya ku ngufu. Hari amakuru nakiriye y'uburyo bari kujyanwa ku ngufu bakajya gukurwa mu ngo na polisi ngo yambaye civile b'Abanyarwanda kujya gukora imyigaragambyo mu mujyi, ngo bashyiraho ibyapa ngo bamaganye Gisekedi, ngo wakoze igitero. Ariko icyo gitero amakuru yacyo n'ubyo cyakozwe twamaze kubimenya. Goma tuvugana Goma igoswe nande n'Abawazalendo. Iyo batazana no muri insurgency ngo rwose ngo bate kurasamo, ubu ngo iba yamaze no gufatwa. Nta nubwo barafatwa ejo bundi si uyu munsi, ariko kubera ko bari babona ko Goma igomba gufatwa isahire yose, abahungu bamaze kugeramo bati reka twica umuntu uwo ngo wo mubera, hanyuma induru zivuge. Kandi iyo nama ntabwo baba bayigiriye. Nabwo ni iriya ni manevre de distraction, ukora amayeri ukarangaza abantu bakarangarira aho ngaho kugira ngo niko inkotanyi zikora. Ntabwo ari amayeri, ni bashebusha. Ndashaka kuvuga iki? Ngo mu tuvugana yose iragoswe da, ese nyakubwira, urumva iragoswe ndetse ubu tuvugana icyo badashaka ngo imbunda ziceceke, ngo hanyuma ngo bamanze bakora iperereza se ko warashe kari drone ya kamikaze ko bayizi. Ni irihe perereza bagiye gukora? Nyamuneka mugomba kumenya aba bantu ko bagira amayeri menshi, bishuriye muntu kugira ngo induru zivuge bati dore n'Igisekedi, imiryango mpuzamahanga igira gute. Ariko nabashebuje babatumye barabizi ko ari inkotanyi zamwishe, barabizi ko ari inkotanyi zamwishe. None nyuma yo kumwica bati mubonye icyo batangiye gusaba, ngo barasaba ko ngo Wazalendo ngo yasubira inyuma, ngo ikabisubira inyuma, ngo hakaba ikitwa ngo iki, ngo zone tampo. None ngo zone tampo igiye kuba muri Goma. Bari gushaka uburyo badekarara balkanization, kuko bakoze mistake yo kuva muri Uvira bashiduka bavuyemo. Iyo mistake barayikoze, noneho baravuga bati use tuzadekara dufite hehe. None zone tampo igiye kuba Goma.
ubu cyo bari gushaka ni ukugira ngo babone ukuntu nibura bagira agahenge Wazalendo ikamazi igapuringa ikava hano muri Goma yose iragotwe na Wazalendo igapuringa yamara gusubira inyuma bakavuga ati noneho turadekaraye. Ariko kandi niba shebuja bagomba bari kubibafashamo. Naravuga ngo icyo bashaka ni ubutaka, barashaka teritwari, ntabwo bashaka amabuye kuko n'ubundi amabuye Kagame arabibira, ariko barashaka ubutaka, teritwari. Barashaka indi Central Africa ya kabiri, ibi ndarabivugiye. Barashaka Central Africa, barashaka gace kabo bakase ku gihugu, kuko nicyo mpasibigo yabatumye avuga ati se tuzagenda nta nakantu dutwaye, imyaka tumaze, amasaso twatanze, ibitambo byagiye, abantu bapfuye, tuzadukorera iki? Nibura bashikuza nibashaka hasigare Goma ako kanifu bagatware. Nicyo bashaka kuko ntacyo bahomba, niba twara ako kanifu ntacyo baba barahombye, n'ubundi baravuga ati n'ubundi nta cyagato kava ko yaguye. Nyaboneka Wazalendo mutaza gusura inyuma, cyo kora nabonye hari sentire mwasigajwe irembo rimwe ryo kwinjira mu Rwanda baba gose. Ariko niyo badutse bigaragambya ngo bashaka zone tampo, ngo abantu ni bagende Wazalendo ni puringa ifanu hose. Ariko se murajya hehe? Nyiragongo Goma iragoswe, urumva ruri kwesanya urumva ruri kwesanya. Cyo kora nabonye wenda hariya ngo ngaho hegereye ngo habere ibyo ngo haracyari nk'ipereza batime muhagaze gato. Ubu uyu munsi Goma yakabaye iri mu maboko Wazalendo yose apana 80% yose petite bariyeri garande bariyeri yenzurwa. Ariko bakoza ayo mayeri kugira ngo bicura umuntu bahumeke umunsi umwe, bari bamenye ko Goma irararifashwe baramwica, kugira ngo iro nihaguruka imiyango mpuzamahanga izo za MONUSCO yarashinzwe UNICEF, urumva ni ya miryango ivugira abana. Ubwo rero nibyo abantu barangariyemo yapfuye. Ariko mwibaza abakongomani bapfa umunsi ku munsi, ninde bavuga, ninde bavugira, kuki induru twabonye izivuga, induru twabonye zivuga kuki zitavuze? Hari amayeri yandi bazanye mu kanya, urumva ikitwa AU cyangwa se uyu muryango wa AU ukaba umaze gusohora ibihano. Yes, wenda nimba uyu muryango ukaba wavuze ko ngo ufatiye ibihano ingabo z'u Rwanda, cyane cyane bahereye ku ingabo ziri muri Mozambique, ko nta bufasha bwa Loni bazongera kubona, cyangwa se uyu muryango wa AU utazongera nguri ingabo zagiye mu rwego rwa Loni ziri hara muri Cabo Delgado, ko nta bufasha zongera kubona, ndetse bizarangira n'ukwezi nimba kwa Gicurasi, niko numvisha amakuru, ndetse bikaba byamaze kwemezwa ko ngo izo ngabo zitazongera guhabwa ubufasha. Ariko se kuki biza mparampara nako biza buke kubera iki? Ibi ngibi byose ni ibintu byo kumenya kurangaza kuko intambara ntihagaze. Kuki bidafatwa burundu ngo bahite birukanwa? Kuki bitihuta burundu? Ariko ibi ngibi ntacyo byatanga kereka igisubizo kibaye Wazalendo uko byagenda kose. Niyo tugura tuti aba Wazalendo nta yindi gahunda ngo gukomeza intambara, kuko mwabibonye ko Iran yabonye kwihagararaho, ndetse ikavuga ko idahagarika intambara nubwo muri Amerika yabisabye, ahubwo yazanye izindi ntwaro kabuhariwe. Ndabwira rero Wazalendo ko igisubizo ari umuheto, kandi nkuko uyu mugabo yaramaze kubisobanura, uyu nguyu mwumvaga nimba witwa Bosco yabisobanuye ati kuki abitwa abatutsi bagira hanze ntago barwana, bashinga ishyaka rimwe bakarihuriramo, ariko abahutu mufite amashyaka magana ngayo. Ese ubundi ayo mashyaka nayiki? Ari bije zigenda mu bintu bidafite n'umumaro. Ntabaye ishyaka rimwe abantu bakarihuriramo, bitwaye iki niba igihugu cyose ari kimwe? Ariko izo ni imbaraga umwanzi agenda atatanya. Abahutu mwitwa abanyepolitike mu bitekerezeho neza, abatutsi bagira ishyaka ryo bakarihuriramo bakaba umwe. N'ikibazo bafite ntago bafite ikibazo cya FPR, bafite ikibazo cya Kagame. Ndavuga ko baba mu gatsiko k'indatwa, ntago ari abatutsi bose, ntago ari abahutu bose, bamwe twari mu gihugu bamwe bitwa abasopeno, ka gatsiko k'indatwa nta kibazo gafitanye na FPR, kagifitanye na Kagame. Niyo mpamvu umuntu washinga ishyaka rimwe bose bakariyoboka, bikaboburije n'umwana uzavuka. Mwebwe ishyaka ryanyu rya Kayibanda ririhe, ya Parmehutu MD ririhe? Niyo mpamvu babwira nti rero mutekereze neza abandi mwita abanyepolitike mu bihora mugenda. Uyu munsi ngo havutse, bizahora bivuka kugera ryari? Izo ni imbaraga mutatanya, nyamara umwanzi warwanya, umwanzi wahiga numwe. Ni nama mbagira kuko gutatanya imbaraga ntangaryizo.